Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabashimiye kandi yamaze gukurikirana ubutumwa bwiza, mufite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi himbazwe. Nanone ngarutse kwinshira kuganira mu ijambo ry'Imana. Imana himbazwe. Ndi umugabo ndubatse, nitwa Misigaro Janvier. Nkunda Imana n'abantu bayo. Ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima kigitije imbaraga. Suhuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda bose, bifuriza amahoro kandi suhuza bari hirya no hino bagomba kumva ubutumwa bwiza, bari muri Kenya, bari muri Afrika, bari mu Burayi, kuko mu mahanga yose umuntu baha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ihimbazwe. Nifuje kwanda gusenga mbere yuko tuganira. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye Imana yacu. Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Imana yaduhamagariye kuyikorera. Imana yagiye iturinda ibyago n'amakuba bigiye bitandukanye. Imana yarinze u Rwanda. Imana yarinze isi kandi Imana igenda yirinda. Uhimbazwe. Nyemerera amagambo ngiye gutambutsa cyangwa ubuhamya natambutsa mwami kuri icano, abayumva bose igira icyo ikora ku mitima yabo kandi ugira buyavana nawe bibashyitsa. Unyemerere ntabivuge simbivuge ku bwanjye ahubwo mbivuge ku bwawe. Unyemerere ndi umugaragu wawe imbura mumaro, ariko mwami macu umuntu wese wizera ko Kristo ari umwami n'umukiza we, ko yamucunguye azakizwa. Ntacyo ndicyo uretse umwuka wawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Uhimbazwe. Nyemerere mwami abari hirya no hino mu biyaga by'u Rwanda, birere bigari, bari muri Afrika, bari muri Kenya, bari mu Bugande, abantu bari mu mahanga, bari mu Burayi, bari muri Amerika, abari mu Faransa, bari mu Bwongereza, abakumva ubutumwa bwose bwiza mwami bagomba gufashwa nabwo. Nyemerere uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Munyemerere dusomane ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi 118 ku murongo waho wa 18. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka yampanye igihano cyane ariko ntiyampaye urupfu. Imana ishimwe. 19 aravuga ngo munyugurira amarembo yo gukiranuka, ndinjira mushimira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Wowe unyumva kandi wowe unkurikiranye kuri icano ya Blessing Miracle, Imana iguhe umugisha cyane. Tuvuze amagambo akomeye ngira ngo ntambutse ubuhamya bugufiya bw'ubuzima bwanjye no kwirongorera Imana mu nzira nagiye ncamo. Imana ishimwe. Imana yajyaga intumaho abakozi bayo nk'abapinga. Imana yajyaga inyohereza Bibiliya igaha nk'umuntu gakoresha mu kama Bibiliya ijambo ry'Imana, havugana ibyo ngibyo ni ibyanyu nimugende. Nanyiraho basenga havuga ni bariya baba bari kwiganira, bari gukina, barasebe gute bahimbaza Imana, bavuga ko bahimbaza Imana batanyweye inzoga. Kuko nyina atangiye kunywa inzoga ndi umwana, ndetse najyaga nenga bimwe bitaga kera ngo ibikwangari. Nkaba nakenga ikidomoro kirekire kinsumba ndi umwana muto cyane. Nkanywa isigara, itabi, ashobora kunywa ku munsi hafi paki yose. Ariko dufite Imana imara inyota. Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere ku murongo wa 4 ngo Yeremiya nakumenye urusoro mu nda ya nyoko, ngushyira ndakweza, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nubwo Uwiteka Yeremiya yavuze yabwiye Uwiteka ngo ni umwana, ariko Imana yavuze ngo ntabwo uri umwana, kuko aho nzagutuma hose uzahajya, kandi amagambo uzavuga ntabwo ari ayawe ahubwo ni amagambo yanjye. Shimye Data twese wanyemerera gushyiramo amagambo ye kugira ngo nyavuge uyu munsi nawe ukizwe. Batangiye kujya mu bintu by'ingeso mbi z'ubusambanyi, ariko dufite Imana irinda sida. Imana irandinda. Hirya no hino nagiye njya hose kwifata bikajya binanira ngasambana, ariko dufite Imana ijya imara ubusambanyi. Dufite Imana ijya imara inyota irari, kandi dufite Imana ijya iruhura umuntu. Ko Yesu niwe uruhura abarushye. Yesu niwe wikorera ubugingo bwacu. Yesu niwe utarabanura ku butoni. N'ababi bose arabahamagara akavuga ngo mwese nimuze. Nimuze mbaruhure. Muze mbaha amahoro mutaboneye mu nzoga. Cyane nari nzi yuko umuntu utanywa inzoga atasinzira. Nkaba nzi neza yuko umuntu utanywa itabi nta mahoro yaba atashobora no kurivaho. Abeshi bazi ngo
ko wanywa umuti w'itabi nibwo ryagenda. Ndaguhakaniye umuti n'amaraso ya Yesu. Umuti no gucungurwa, umuti no kwemerera Imana, umuti no gushaka by'umwami ashima, no kubwira Imana ngo ahanga ndarushe nduhura. Imana ihimbazwe cyane. Uko yaga ngo inzoga nkarwana nkumva afite imbaraga, kandi nta mbaraga nabaga mfite, n'abadayimoni n'imyuka mibi bijya mu bwenge bw'abantu, akumva umuntu yarwana, akumva ari umunyembaraga, niba umuntu amunyuza akumva akomeye cyane. Uzabona abantu bagenda gutya bareze igituza, akumva afite imbaraga zo kurwana kandi nta mbaraga afite. Uwirata yirata Uwiteka niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ariko hejuru imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yantaye muri ibyo byose, yagiye indwanirira, igenda ingirira neza. Umuntu yamakazi nkumva kuri giyewe kuba nakora andeba, nkumva nkakorera ku jisho. Hari abantu bakorera ku jisho kandi bagira ngo ubone umugisha w'Imana, ukumva boss wahari nibwo wakora neza, ukumva wamunyiriye mukamwiba, ukumva warya ruswa boss adari cyangwa ugahombya ibya boss. Hafi ibyo nta mworo byakuzanira, ni umuvumo nta mugisha. Waba ukijijwe waba udakijijwe, hari umutima uguhana kwemera gukora ibyiza, kuko Imana yabwiye Gahini ngo mbese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Umuntu yemerwa yakoze ibyiza, umuntu yemerwa yakiranutse, kuko umuzi w'umukiranutsi ntabwo uzarandurwa. Ariko ntabwo Imana ijya yemerera abakiranirwa guhora bahagara hejuru y'abakiranutsi. Ibyo byose nagiye mbinyuramo, kuko nubwo mvuze mu busore bwanjye cyangwa wenda navuga hagati maze gushira kumenya ubwenge no kugira ngo ngiye mama mbyare, kuko Satani yazi igihe ngiki nzavugira Imana kuri uyu murongo, kuri icano, kuri blessing, nkavuga iby'Imana yankoreye, nkavuga aho Imana yankuye. Yaroze mama baramuzinze, mvuka hashize umwaka n'amezi 2, inda mama yaragiye mu mugongo, ariko Imana igenda ingirira neza. Ntabwo yitaye ko mama yarafite amafaranga, ntabwo yitaye ko mama yari umukire, ntabwo yitaye ko data na mama bari abantu bari hejuru cyane cyangwa bize amashuri menshi, ahubwo yangiriye neza. Igenda indinda, igenda ifasha, igenda induhura imiruho, impambura imigozi yose. Nta nshuti nziza nagiraga, ariko nifite inshuti z'inzoga, inshuti z'abasambanyi. Nta nama nzima abasore bangiraga bagenzi banjye bari mu byaha, ahubwo bumvaga bambwira iby'ubusambanyi, bambwira ibyo kwiba, batukana barwana. Ariko Uwiteka Imana udakora nk'abantu abwira umukozi w'Imana, Imana iramubwira ngo Aburahamu ngo bamubigirwamana bya Sotera, uze nkujyane, nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, nuzakwifuriza umuvumo nzamuha umuvumo. Imana ihindura umuntu ubwoko bukomeye ariko ayemereye, kandi akava mu byaha agakurikira ibyo umwami Imana ashima. Imana ikamuhindurira amateka. Imana ihimbazwe cyane. Uzi nakora ngo ntabwo kuba usinzira no kwanywa inzoga aricyo cyaguhesha amahoro, ntabwo kuba wasamara ugo urumva ugifite irari aricyo cyaguhesha amahoro, ahubwo uzakuramo indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mibonano. Ariko Uwiteka no mwiringira ukegera Imana izakwegera, nuyihunga nayo izaguhunga. Ushaka uburara udasinziriye, ariko yambwira ngo amahoro n'ibitotsi bitangwa n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Imana kugira ngo nyikorere yaramfunze, baramfunga ko nta umenya uri mukuri n'uri mu kinyoma. Murana n'abantu bibaga, nanjye ndafungwa muri ibyo byose, mu kusanya makuru nanjye ndafungwa. Ariko ngeze usanga harimo n'abasenga, nubwo bari barafunzwe ko bari barahindukiriye Imana. Imana irambwira ngo niwemera ukangura nzakugirira neza. Ninjye ugufunze nubwo mbyemeye gaca muri zinzira, ariko nzakugirira neza. Bankatira igifungo cy'imyaka 5 uko ibyaha shinjabyaha cyamamaga, ariko Imana ingirira neza yindinda. Ariko Imana ngo nkorera humura, nzakugirira neza mwana wanje. Witwa umwana w'Imana kwemera gukorera Imana, nihana ibyaha nkorera Imana, niga iby'Imana, kuko iby'Imana birigwa, kandi no kwemerera Imana ukava mu bigirwamana, ukava mu mihango ya kera, ukava muri karande za kera ziukuruza umurunga, ziukuruza imbaraga, kuko muri Israel mu bwami bubiri. Idakorera Satani gukorera Imana, abantu bose nabero ko bakorera Imana ari n'abakorera Satani. Ariko wemera Imana yo gukoresha ukabikoresha cy'Imana, kuko Paulo yaravuze ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi cyari byaremwe bishyashya, kandi byakera babishize. Ntabwo ari ubuntu buva kuri twebwe, ntabwo buva ku mafaranga, ntabwo buva ku buranga, ntabwo buva ku mashuri, ntabwo buva ku cyubahiro, ntabwo biva kiwanyu bakomeye,
kuko bakomera bakora ibyaha, bakomera bakuramo inda, bakomera ukiba, iwanyu bakagira ubutunzi ariko ntubugiremo amahoro, ko Satani yabaze kujya mu bugingo bwawe kugira akwangize, akubuyeze, kandi ari kuzakira iwanyu ukabahisha umugisha, ukabagiraho umugisha, ukabakuraho uburere bwiza, ukagira umumaro. Uyu munsi watongana, uyu munsi warwana mu rugo rwawe, kandi Yesu atanga amahoro, Yesu yubaka urugo, Yesu agira neza. Imana ihimbazwe cyane. Imana irandinda, ndakiranuka ndagerageza kuko nawe turagira umwambi umwanzi atarasa imyambi. Imana igenda ngirira neza. Pawulo ni itorero ry'i Roma yarabwiye ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko Imana y'Imana n'ubugingo buhowe muri Kristo Yesu. Aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Ntabwo Imana inerwa nuko wahomba, ahubwo ingenzi nuko wayemerera ukava mu byaha itari yaguhombya. Kuko Imana ikunda ubugingo bw'umuntu kurusha ubutunzi bw'umuntu. Imana ikunda umuntu mu bantu. Hari abana b'Imana, hakaba n'abantu b'Imana. Iyo wemereye Imana ukayihana ibyaha, ugatangira urugendo rw'ubukristo, ugatangira inzira y'umusaraba, ubaye wacungwe n'amaraso ya Kristo, uvuye mu bantu bakoraga ibyaha kujya mu bantu b'Imana, ugahora wezwa kuko utagira umwanzi atarasa umwambi, kukiri mu isi irimo ibyaha, ugahora uhunga Satani nawe akaguhunga, ugashaka Imana ikagushaka, ikazakugirira neza, ikazaguha ku iherezo. Kandi tukiri no mu isi izadukubirishira ijana. Wibuka ko Yesu agenda anganyura kwa Zakayo, anyura ahantu Zakayo yarari. Zakayo ngo yumvise yuko ari buhanyure, ngo yurira igiti. Arangira ngo Yesu kadahishwa, ahageze aravuga ngo Zakayo ururuka. Uyu munsi iragusaba mu mutima yawe kururuka, ugakuramo ibyaha. Umutima ukureba ukawujugunya, ukemera Imana ikakurura mu mafi, ikakurura mu ruzi, ikagukura mu nyanja urimo uyu munsi. Arangira Imana ibwiye Zakayo, Yesu aramubwira ngo ururuka ko uyu munsi ndi burari wawe. Emera Yesu ari mu mutima wawe. Emera Yesu ayobora urugo rwawe. Wowe kwica umugore wawe inyuma. Wowe kwirirwa n'abavandimwe bari gutongana buri munsi. Wowe kwirirwa wiba abantu ukorera. Wowe gukiranirwa gukiranuke. Wowe kwirirwa usambana ngo ntabwo urashaka. Wowe kwirirwa muri za karabu ubyina. Nakunda kubyina cyane mu ndirimbo z'isi. Bakantu biragenda no mu mahoteli atandukanye, mu mabara atandukanye nkabyina, mu mihiro itandukanye zadushishoza. Hano hahurira urubyiruko nkabyina, mbyinira isi mu gihe cyanjye cy'umwijima. Ariko nahisemo gukorera Imana, iranshumbusha, irampindukirira, ishumbusha undi murimo, uwo ngo muri nari ndimo irawuhindura. Imana ihimbazwe. Nawe Imana yaguhindura amateka. Yesu ngageze kwa Zakayo, Zakayo avuga ngo uyu munsi abona yimukiye, abona ibye, abona nyaze, ndabariha ndetse nkubye kangahe. Yesu avuga ngo uyu munsi nawe wabaye umwana wa Aburahamu, ariko bivuga ngo ntabwo yari yaba umwana wa Aburahamu. Avuga ngo uyu munsi nawe agakiza gatashe muri iyi nzu, agakiza gataha mu nzu ariko yari ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhowe muri Kristo Yesu. Emerera Imana kumara ibyaha byose, ikomora inguma zose wagize, urara udasinzira. Birashoboka yuko wabuze amahoro, ariko mu ijuru mu isi nta mahoro ari kwiriye, ariko ku Mana hari amahoro. Imana yagiye indinda, niyo mpamvu yankuye no mu nzira kugira ngo nkubwire ngibi, nkubwira ko waca mu nzira zikomeye, ariko Imana ikagutabara. Nkubwira ko waca mu nzira imbohe, byaca mu burwayi, Imana yaguteza uburwayi nubwo Imana itemera kugira abantu bayo nabi kugira ngo ikubone. Byaca mu gihombo nk'icyo waciyemo uyu munsi, ugahomba kugira Imana ikubone. Byaca mu kuba warabuze urubyaro, kuko Imana ishaka kugira igukize, ikaguha agakiza ikaguha n'urubyaro. Byaca mu kuba waravuye mu muryango wawe uhunze, ukabasura mu muryango wawe, Imana ikagutarura. N'umwana w'ikira yaragarutse se aramwakira. Uyu munsi nayo Imana yakwakira. Imana iguhe umugisha cyane. Twamisago Janvier uko nibabwiye, ushaka ko ngusengera, ushaka ubundi buhamya, ushaka kugira ngo umeze ngo ibindi bimenyetso by'ibitangaza Imana yagiye ikora, wafata izo nomero zanjye ukahamagara, ziri aho ngaho hasi, tukavugana nkagusengera, hakomeza guha ubundi buhamya burenze kuri ubwo ngubwo, kandi ndavuga mbutambutsa. Imana ibahe umugisha cyane. Ababasha kumva ubu buhamya, Imana ikora ku cyavu. Ntabwo mfite isoni zo kuvuga ibyo Imana yankoreye, ahubwo isoni mfite n'iz'ibyaha byanjye, cyangwa ibyaha nakora, cyangwa ibyo nakongera kugwamo. Kuko niyo ukijijwe, abanza kuza bagushakira kugira ngo wongere usubire inyuma, ariko ntabwo nzasubira inyuma, nzakomeza. Imana izashoboze, siga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, kugira ngo ufate icyo Yesu yamfatiye. Imana ihimbazwe cyane. Imana izirata intwari, Imana izirata abantu batsinze urugamba, izirata abantu Imana izakugirira neza, Imana izakuruhura, Imana izaguha imbaraga ariko wayemereye.
Imana izagufata ariko wavuye mu byaha, kuko abantu bakiri mu byaha Imana ihora ibarambagiza ihora ibarembuza ngo baze. Rero ntabwo ibyaha byawe byaguhesha ubugingo, amahoro ava ku Mana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nasi ijambo ryo rivuga ngo narababazwa narayobaga, ariko kubaza kwangira umumaro kugira ngo niga bateye kubiteka yandikisha. Ariko Imana yanyugura amarembo yo gukiranuka kugira ngo ninjiremo shima. Imana ibaze ishobora gukiranuka nayo gushoboze. Imana ibahumugisha cyane. Mwebwe musi ubutumwa bwiza, mwakoze kumva ubutumwa bwiza nyina ntambutsa, mukumva n'ubuhamya ntambutsa. Imana ishimwe kandi ibaze bahe ibyiringiro gukunda Imana, gukorera Imana, kuvuga iby'Imana nta soni bidutera. Imana ishimwe kandi hamwe icyubahiro. Kadusenga n'Imana. Imana ishimwe. Imana turagushimye. Nari nzi ko ntago mwami nava mu nzoga uzinkuramo. Nari nzi ko mwami Imana yacu nta muntu wapfa kunesha ubusambanyi ugenda uboneshereza. Nari nzi yuko mwami Imana yacu Uwiteka umatashira inyota y'itabi ariko giye yimara. Nari nzi yuko mwami Imana yacu nta muntu wava mu mayibobo ariko ujye ukora abantu muri mayibobo. Urantangaza mwami, ukuru muri puberi ukamwambika, ukamukarabya, ukamusiga ndetse ukanamwambika, ukamuhigirira neza. Nari narabuze amahoro ko narabonye mwami. Uhimbazwe. Abantu bise ubuhamya bukore ku mitima yabo kandi bugira aho bavana aho bashyitsa. Iterambere ry'abasore barigire ariko barigire bo bahomwa Imana. Igihugu kigira iterambere ry'ubucyubaha n'Imana, gihindura amateka ku buzima bwabo, bakora ibyo gushimwa. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Kristo Yesu. Amena. Imana ibahe umugisha. Shalom. Amen.